by'u Rwanda reka nsingize urwambyaye mama Rwanda rwiza Rwanda rw'imisozi u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma ibihumbi byiza by'u Rwanda muraho mako amashyo amashongore muraho neza turaho iminsi myinshi koko yewe haciye yewe uragira ngo sinari naragiye kwa mpandahanda wagira ngo uvire ruhande rumwe se ku mugani wa cyane rwose maze iminsi ngenda njyaho nigeze no kujya iyo wahoze ruhande se Buganza bw'epfo za Kayonza yego nuko mvayo njya iruhande yego maze iminsi mu ngendo igihugu se ko wakimajije amaguru wagenzwaga n'amahoro amahoro n'imirimo ni inshingano zindi yego zatumye ngira ingendo nyinshi bituma tuburana yego wari uraho ariko ndaho n'abanyarwanda nabo baratubuze ntabwo ari twe twaburanye gusa oya nibyo ahubwo se uragira ngo ntibikwiye mu kinyabupfura ko twisegura niko bikwiye bavandimwe mukuri mudukurikiye hari n'abampamagaye batese mwatugenje mute ko mudaherutse yego ariko turahari ni iyi mirimo yo gushakisha imibereho dusangiye twese nanjye barabimbajije bakavuga batese kwari ukugira gusa ngo mudukarabe ukora akantu ko gusa ko nka kwa kundi bavuga ko gukora imbagara ukamusuhuza utamushuhuje ugahita wigendera oya ntabwo ari byo ahubwo katuboneraho iki kivi twihaye ntabwo tukigerura ntabwo dusubiza intambwe inyuma yego turacyagikomeje ahubwo se ubwo ntitwavuga twasa n'abavuga ingingo y'umunsi oya katubanze tubasuhuze wiseguye utarabasuhuza byari bingurutse oya niseguye urumva twabukura mu kanyange nawe bizamo nyine ibyo byo kuba naragiye hirya no hino ariko ni ukuri turabashuhuje tubifuriza nyine kugira amahoro amahoro y'u Rwanda twese no kugira amashyo yego n'amashongore yego by'umwihariko ariko hari igikorwa rusange twegereje bizwi rwose twe tugifata nk'ubukwe yego abantu benshi baba bagitegereje muri tariki 15 z'ukwa Nyakanga cyane rwose dufite amatora y'umukuru w'igihugu ariko abanyarwanda bamaze kuyagiramo ubujijuke cyane ndetse ubu ngira ngo twashobora no kwigisha n'abandi dukurikije urwego rw'imitegurirwe y'amatora yo mu Rwanda nibyo rwose umutekano uyaranga umutuzo nta muvundo kandi n'ubushishozi kuba abanyarwanda nkunze kubona mu matora barangwa n'ubushishozi kuko kuva nagira imyaka yo gutora ntabwo twigeze dutora ngo dutenguhe ubwo rero icyo nacyo ngira ngo ntabwo twari kugenda tukibagiwe ahari oya nibyo kandi dukomeza no gushimira abantu bose bari mu mujisho wo kuzahura umurage wacu kugira ngo wagagare nyine abantu dukomeze dusigasire ibyacu rero hari abantu twigeze gusuhuza dutangira ibiganiro kera muri Kanama ni ukuvuga ngo ndumva mfite akantu ko gushaka gusuhuza abo bantu umutima urakomanga ndahera kuri wa musaza niwe wamusuhuje icyo gihe ariko reka rige noneho ubanza singikunze kumubona Kalisa Rugano arahari rwose ni ameze neza cyane twigeze guhurira ahantu yego ariko nanjye ngira aho nkamukumbura hari umudokiteri wundi witwa Rusa
Bagirishya yego we kuko ntabwo avuga ku murage nk'u Rwanda gusa nubwo natwe iyo ntumbero tuyifite, ariko akunda no gutinda kuri Afurika no ku myenda yambara ahagana ku mutima hakunze kuba ishusho ya Afurika. Dr rero Rusabagirishya aho ari hose ndamusuhuje, yego ntabwo narenze ingohi umusaza Professeur Antoine Nyagahene. yego Inshuro zose yaba mu Kadogo abarimo, yego Kadogo ni ikiganiro gisa nk'igitaramo gikorwa muhererezwa gahunda y'umuco nyarwanda mu kigo kizahuramuco nacyo gikora nk'ibyo dukora cya Rutanga rw'amaboko. Muganga Rutanga rw'amaboko mboneyeho kumusuhuza nawe cyane. suhuje abantu b'ingeri zitandukanye. Hari umugabo w'umuhimbyi w'imivugo bita Shami Aloyizi Rukizangabo, ntazi ahantu yagiye yego ariko nawe ndamukumbura. Abo bose rero ndabasuhuje. Hakaba rero nabo ntashoboye gushyikiriza intekerezo, waretse nka gukorera mu nga tutarasoza. hari igihe wantengushye se komereza. Urumva ushuje abantu bakuru kandi b'inkingi zikomeye, ariko hari n'abandi bato kandi bakora umurimo ukomeye nka Karasira Clarisse. Uravuga yagiye ishyanga nawe anisha, yagiye ishyanga ariko ntabwo kumuzirikana kandi ariko ntabwo yatezutse rwose. Na n'ubu ubona indirimbo akora rwose aracyashishikaye. yego Ni byiza ukabona hari abato benshi barimo bazamuka, ba Ruti, ba Sentore buriya ni muto se, we na Masamba niba ari mu kigero kimwe. Ashwi Masamba ni mukuru, Sentore ni nka murumuna we muto cyane ndetse. Ariko nyine se wavuga Kalisa Rugano, wavuga Sentore ntuvuge ko ari muto. Ni muto tugendeye kuri urumva ubwo nagereranyaga n'abo wahereyeho. Ariko n'abandi bose tutavuze hari ababyeyi. Ubwo rero abo bari abantu bari mu mujishi kuko nibyo wari uzanye. Yego. Ariko hari abantu baba mu mujishi bucece. Yego. Ukuvuga ngo abantu bahisemo kudukurikira kuri Nkurangire Iwacu. Yego. Burya bari mu mujishi cyane, kuko ibi biganiro dukora bigamije kuzahura gakondo yacu. Ni ubwaku bwakura intekerezo z'abantu, ariko nta muntu bwakurira intekerezo nabonye ngo narangiza agenda buceceka. Byanze bikunze bimutera iteka guhora afite ishyaka nawe ryo gukwiza ubwo bumenyi. Abo rero nabo ndabasuhuje by'umwihariko ko baduhisemo, amenye ko natwe twabahisemo. Yego, ubwo se ntitwabangura. Babire rero tuvuge ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Abadukurikiye turabashuhuje kandi twabivuze, twaniseguye kandi tubabwira ko duhari, tunakomeje. Yego, ariko turi mu nsanganyamatsiko yo kuvuga umugore w'u Rwanda. Umugore mu mateka y'u Rwanda, uruhare yagize. Yego, uruhare yatekerezwaho n'ubu yarakwiriye kuba umwanya yarakwiriye kuba arimo, n'uwo arimo n'ubundi. Icyo ni ikiganiro tumaze igihe twagiye tuvuga insanganyamatsiko zitandukanye, ariko zigaruka ku mugore wacu uwo yari we, n'icyo yamariye igihugu, ndetse tuganisha kuri iki gihe turimo, kuko umurage icyo ugamije ni uko dusubira inyuma tukareba umurage abakurambere badusigiye, hanyuma tukibaza ngo ese byarangiriye aho, nta kintu byatumarira uyu munsi. N'ibyo gushyingurwa bikarangira, ariko tugasoza tugaragaza ko uwo murage, ubwo buhanga bw'abakurambere bacu, tukagereranya tukareba icyo twakuramo cyadufasha uyu munsi. Rero ikigamijwe uyu munsi mu kiganiro gisa nkaho kiri busoze iyo nsanganyamatsiko, turavuga mu ncamake twibutsa abantu bike mu byo twagiye tuvuga, hanyuma tuze kwibanda ku kugereranya
umugore mu mateka n'umugore iki gihe, ndetse n'umurage, icyo twakwigira ku murage n'icyo cyahindura mu buzima bw'uyu munsi bw'u Rwanda. ko ari ugusoza ubwo ingingo turagenda tuzivuga mu nshamake cyane kuko ibiganiro aho twagiye tubirambura birahari. Uwashaka gusubira kuri iyo nsanganyamatsiko yasubira mu kiganiro cya mbere yagira aho abibona. ntabwo turi bubitindeho nko kugira ngo tubibutse, kugira ngo tubone aho duterurira, kugira ngo tudatangira ikiganiro cy'uyu munsi udaheruka, cyangwa ukurikire nkurangire iwacu bwa mbere akaba atamenya iyo twahereye. Ingabire rero wateruriraho ugira bimwe mu byo gusubiza amaso inyuma, tuributsa abantu ko mu mateka yacu guhera kera nta na rimwe igihugu cyigeze kibogamira ku ruhande rumwe. Ni ukuvuga ntabwo higeze habaho igihugu cy'abagabo gusa, igihugu cy'abahungu gusa, igihugu cy'abasaza gusa. Ni ukuvuga ngo hari ikimeze nk'inkorane hagati y'abagabo n'abagore, abasaza n'abakecuru, abahungu n'abakobwa. Uko niko igihugu cyari cyubatse. Twatanze ingero zitandukanye twerekana duhereye ibukuru ibwami nyirizina yuko nk'urugero ntabwo imbaraga zo gutoranya uyobora igihugu zashingiraga ahanini ku gutoranya umwami, ahubwo imbaraga zashyirwaga ahanini ku gutoranya uzabyara umwami. Ni ukuvuga ngo mu bijyanye n'imiyoborere y'u Rwanda, kuko nta na rimwe umwami yayoboraga atagezwe ku mugore. Ni ukuvuga ngo umugore yabaga ari aha n'umwami ari aha, babaga ari abantu babiri bambara ibisingo. Ibisingo ni ibirango by'abakuru nyine basumba abandi mu gihugu. Muri make Abanyarwanda babaga bizeye ko igihe babonye umukobwa muzima ukwije indangagaciro, umuhungu uzamukomokaho batamushidikanya. Niko bimeze, niyo myizerere y'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo umwana agirwa na nyina, ko niko umugani usanzwe uteye n'ubusanzwe, ku buryo byatunguranaga. Hari urwenya twigeze gutera bavuga ukuntu umwami Mutara wa kabiri Rwogera yagwaga neza, ariko nyina akagira amahane. Noneho haza kuza umugabo agabira Rwogera inka y'ubutwari. Hanyuma umugabekazi aravuga ati ariko nako Rwogera aramubaza ati ko nta ntambara yabaye, ko ntaho twatabaye, iyi nka y'ubutwari uyimpereye iki? Ndaramubwira tutabaye intwari se, isoko imeze uko nyoko ameze yavuyemo umuntu witonda atyo? Numva byaratunguranaga, kuko ubundi byari bizwi yuko umugore mwiza agira abana beza. Hari n'uwarushiraga umugani ambwira ati ushaka umugore mubi akakwicira abana. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda iteka mu mitekerereze yabo, umugore iyo bigeze ku gihugu aba ari mu mwanya w'imbere, akunganirana n'umugabo, kuko buri wese afite inshingano zimureba mu mwanya we. Ngabire nkunganiye rero, ni ukuvuga ko abadukurikiye babyibuke, twagereranyaga n'imyumvire ihari isa nk'aho igaragaza ko ukumva abantu baravuga batari ku muco, atari ko ati ni imyumvire ituruka mu muco. Twashaka kugaragaza ko mbere y'ubukoloni, mbere y'umwaduko w'abanyamahanga, umugore uwo yari we anyuranye cyane n'uwo Abanyarwanda batekereza ubu ngubu. Ku buryo niyo mpamvu twasesenguye tujya mu mitegekere, tubisanga umugore yari umuntu ukomeye, ndetse mu nzego nkuru z'igihugu yagiraga ijambo, kandi ijambo rikomeye cyane, kuko we n'umwami, nyina w'umwami ariwe Mugabekazi n'umwami banganyaga agaciro, ndetse agasa nk'aho anamusumbye, kuko igihugu cy'u Rwanda cyayoborwaga n'umugore igihe kinini gusumba umugabo. Ni ukuvuga ngo iyo Umugabekazi yameraga imvi makuzi, umwami yaranywaga. Ni ukuvuga ngo yabaga akuze, kandi Umugabekazi akenshi kuko abami bimaga ari bato,
yamaraga igihe ategeka. Nka Nyiratunga abantu bavuga ko yaba yarategetse agashyitsa nko mu myaka 13. kandi ntabwo ari we wenyine, ni ukuvuga ko yategekaga ku ngoma y'umugabo we, akanazategeka ku ngoma y'umwana we. Abanyarwanda bakizera ko nta kintu cyashoboraga gutuma umwami atandukira, kuko yabaga afite nyina umuri hafi. Icyo rero twakivuyeho Ngabire, tugeraho umugore si mu mitegekere mikuru gusa y'igihugu, mu nzego zose yabagamo twarabivuze, ariko turagenda dusanga no mu muryango nyarwanda yagiraga ijambo rikomeye cyane. Ariyo mpamvu dusanga twagiye dutanga ingero, tukavuga bike byagiye bigaruka, abantu bakavuga bati niwe mutima w'urugo, bakavuga bati ukurusha urugo akurusha umugore, n'ibindi byinshi. Ariko abantu bakagira ngo ni ibyo byonyine, kubera imyumvire twanduye nyuma izanywe n'abatari bazi agaciro k'umugore, izanywe n'imyizerere y'Abaheburayo idaha agaciro umugore haba na busa. Twandura umugore w'urwabya rworoshye, w'umunyantege nke, utagira ijambo, uwo tutagiraga i Rwanda. Hari n'aho ngira ngo twanabivuzeho ko nuko wenda kubera kwegeranya amakuru byadutindijeho gatoya gusohora igitabo kivuga kuri ibi, kuko abadukurikira twarabibasezeranije, ariko dusa n'abafashe ibaba dutangira gusa n'abakosora abanyamateka benshi, kuko abanyamateka bakunze kuvuga ku butwari gusa bw'abagabo, ku buryo abantu benshi bibwiye ko abagabo koko ari bo bagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma igihugu kigera aho kigeze. Intwari twarazivuze, twarabavuze ba Rubwa, twarabavuze ba Nyanguge bababaga b'igitero, turabavuga kugera no kuri Nyirakigeri Murorunkwere, kuko yagabye igitero ku Ijwi kandi ahanesha Akabego. Ni ukuvuga rero ngo ibyo bikorwa byose by'ubutwari ni Nyirarumaga nk'umuntu watanze ishusho nshya y'uko igihugu gikwiye kuyoborwa guhera mu rugo kugeza mu nzego zo hejuru. Cyane ko nk'ubu ibyo tuzi byose mu mateka, ishyinguranyandiko cyangwa iyandikwa ry'amateka ryatangijwe na Nyirarumaga, kubera ko yego ashyiraho uburyo amateka atazimira. Ubwo buhanga bwe ntabwo yari kugira urwo ruhare rukomeye nta rwego avugiramo rukomeye, ntabwo byari gushobora. Ni ukuvuga ko iyo aza kuba nta gaciro yagiraga nk'uko abantu babitekereza, ntabwo yari kubona aho avugira ijambo rigashyirwa mu bikorwa. Ariko kubera yuko umugore yagiraga ijambo rikomeye, yashoboraga gutangiza imishinga igakomera, ndetse igihugu kikayigendera cyane rwose. Rero twateye intambwe, urakoze Ngabire kuba duhaye uwo mwinjizo wa bimwe mu byo twavuze. Ariko twasanze ko kugira ngo ibyo bikunde, umugore w'i Rwanda yagiraga ishuri. Yego, ishuri yigaga, akagira n'uburyo bwo kuriminuza. Yagiraga ishuri, ariko iryagiye rivugwa mu mateka cyane, hagiye hibandwa ku ishuri ry'abahungu, itorero, ku buryo abantu nibyo baheraho bakavuga bati ese umugore yari he, kubera yuko bike mu byo bazi byibanze ku mugabo. Itorero riravugwa, n'ubu hari ingero nyinshi, n'ubu hari mu byo dushima bikomeye cyane. U Rwanda mu miyoborere mishya twagize mu kuzura ibyacu kandi bitugejeje kure, itorero ryaragarutse, kandi Ngabire ubona ko rigenda ritanga umusanzu. Abana barangiza kwiga bakajya mu itorero, bakereka umurongo w'igihugu aho cyerekeza. Ariko hari irindi shuri ryatakaye. Iryo shuri rero twebwe tunifuza ko bishobotse ryakongera rigatekerezwaho. Ni nayo mpamvu nihuse kugira ngo abe ari ibyo ngeraho. Noneho tuvuge ingorane zo kuba iryo shuri ryaratakaye, rituma bimwe mu bibazo by'ingorabahizi biriho uyu munsi abantu
byabaye akamenamutwe, abantu bibaza bati se amaherezo azaba ayahe. Noneho tuze gusoza tunagaragaza n'umuti watangwa n'uko iryo shuri ryagaruka i Rwanda. Iryo shuri rero urarivuga uribererekera kandi warukwiriye ahubwo kurisongeza ukarigeza imbere. Ni ishuri ryasaga n'aho higirwagamo ihererekanyamuco rigamije gutegura umugore ubereye igihugu, ryitwaga Urubohero. Urwo Rubohero abakobwa bageze mu gihe cyo kuba bajya muri iryo shuri nyine, kuko ryageraga igihe cyo kuritangira rikagira yewe n'igihe cyo kurisoza, abantu bakajya gushyira mu bikorwa ibyo bigiye. Muri make abasore bari mu itorero, yego, abana b'abakobwa bakajya mu Rubohero. Noneho bazahura bombi baratojwe, buri umwe azi agaciro ke n'icyo amariye igihugu n'icyo yitezweho, agahura na mugenzi we nawe uzi agaciro ke n'inshingano ze, bahura bakuzuzanya, hanyuma bakubaka umuryango uhamye. Umuryango uhamye ugatanga umusanzu mu kubaka igihugu gihamye. Yego. Urwo Rubohero rero dufite ikiganiro cyihariye twaruvuzeho n'ubundi, abantu bakurikiye ibiganiro byabanje turuvugaho umwanya munini, ariko uyu mwanya cyangwa uyu munsi icyo tugamije, tugiye kuvuga ese aho Urubohero rutakariye, kuko niho umukobwa yigiraga indangagaciro, akiga umwihariko wa nyina w'umuntu, uwo yari we, uwo agategurwa kuba nyina w'umuntu, akazakora izo nshingano kugira ngo umuryango ubeho n'igihugu kibeho. Ese ngabe aho iryo shuri ritakariye, ni izihe zimwe mu ngorane, kuko ni nyinshi cyane, zimwe mu ngorane zabayeho aho Urubohero rutakariye? Ni ukuvuga ngo kuko Urubohero kimwe n'uko ubwiru bwashengwe, abantu benshi ibyo barabizi. Iyo tugeze mu muganura basa n'ababikomozaho mu cya 925, ubwiru rero bwari amabanga y'ubutegetsi bwo hejuru, ariko n'umuryango warasenyutse, kubera ko abana b'abakobwa bageze mu gihe cyo kujya mu Rubohero, ni ukuvuga bagakurikira abandi ngo bajye kwiga ibijyanye n'indangagaciro z'umugore w'i Rwanda no kubategurira kuzaba abagore koko. Aho kujyanwa mu Rubohero, bamwe bagiye bajya mu makorari. Amakorari abantu ibyo bayashakagamo babona ntibifata, ubu benshi bagiye mu bubari. Ntabwo ari na bamwe bapfuye kujya mu bubari buri gihe, ahubwo babonye ibyo bashakagamo binyuranye n'ibyo ubundi umuntu yigeraga mu Rubohero. Aho bagiye nta kintu gihari, abakobwa batangira kutagira ibanga. Ubundi kimwe mu bintu bigishwaga mu Rubohero ni ukugira ibanga. Ibanga rishingiye ahanini yuko abo bantu, umukobwa yategurirwaga kuzajya kubaka urugo rugirwa n'ibanga. Iteka iyo ibanga ritakaye mu rugo, urugo ruba rugeze ahaga. Uyu munsi abakobwa bariho, umuntu wese yabona ko yashobora kwibonera ibyo bintu. Ntabwo ari bose, kubera ko nta bapfira gushira, ariko kimwe mu ndangagaciro ikomeye batakaje. Ndavuga abakobwa kuko aribo turi kuvuga, simvuga ko abagabo n'abera ngo de, ariko abakobwa nibo duherereyeho ubu ngubu. Icyitwa ibanga cyaratakaye, wenda byagiye ni ruto dukurikije hamwe navuze bagiye. Ikindi kintu kankunganira, yego, ni ukuvuga ko Urubohero rwatumaga umwana w'umukobwa agira icyerekezo cy'ubuzima, akaba azi iyo yerekeza, akaba azi inshingano azagira nk'umubyeyi, akaba azi inshingano azagira nk'uzagira uruhare muri gahunda zose z'igihugu. Noneho ibyo bigatuma ashobora guhama hamwe, akagira gutuza cyangwa kudahuzagurika. Noneho garura akantu k'ibanga, ni ukuvuga ngo utekereza umuntu azashakana n'umugabo usanzwe ufite, ntabwo umuntu rwose agenda inzira imwe igororotse, ashobora kugira ibibi n'ibyiza.
uwo muntu bashakanye agatangira kumuvamo mbere y'igihe kubera ko ntiyitoje kuzigama ibanga. Yagera kwa sebukwe agasanga barya uko bataryaga aho yarerewe. Kubura ibanga bikamuhesha kumenya ibanga ry'aho yashatse. Yagera aho ashatse nanone aho yarerewe bagira ukuntu kundi babaho kunyuranye n'uko abandi babaho, ubwo bwizige bukamunanira nanone akamenya ibanga ry'aho yavuye. Ni ukuvuga ngo ari aho yashatse ntahahamye, ari aho yavuye ntahubatse ntahagaragaje neza, umugabo bashakanye ntamubayemo. Mu Kinyarwanda tugira ijambo ryiza cyane rivuga kuba mu muntu. Akuza nakumenyaho ikintu kitakagombye kujya muri rubanda nkakubamo, nawe wagira ikindi kintu umbonaho kitari cyo ukambamo. Icyo kintu kibanga kiri mu kintu cy'iremezo umugore wabuze ishuri ry'urubohero yatakaje. Ndabire rero niyo mpamvu nyine kuko wari umaze kukivuga neza sinari kugisubiramo. Nagiye ku yindi ngingo ya kabiri cyangwa ku kindi kintu cyatakaye. Kuko urumva ni nko gusembura intekerezo, ibyo tuvuga abantu barabibona. Ni ukuvuga ko urubohero nk'uko nari mbivuze rwateguraga nyina w'umuntu kuko arihariye, niwe wari urufatiro rw'ubuzima, kuko arabyara akarera agatoza. Noneho iyo adafite ahantu ategurirwa kuva atangiye gutekereza ku buzima bwe, bimutera guhuzagurika kwinshi, ku buryo nk'ubu ngubu iyo uhuye n'umukobwa cyangwa inkumi uwo ari we wese ukumva arimo aratekereza ubuzima bw'uko buzamera, usanga abenshi bafite ubwoba bw'uko atazi ikimutegereje, atazi uko azifata, atazi uko azamera, atazi umusanzu uzatanga. Ibyo bigatuma ashobora agira akaga. Wari uvuze iby'ibanga, urumva ibanga se azaryigira he? Ntaho. Ibanga se azamenya rimara iki? Ni ukuvuga ko izo ndangagaciro zatumaga ashikama, ntahuwe n'ibiza n'ibigenda, cyane ko isi ya none urabona ko noneho byahumiye ku murari kubera yuko ubu habaye ku karubanda henshi. Umuntu ashobora kujya ku karubanda bitamusabye kujya mu ruhame, ahubwo kubera za social media noneho kujya ku karubanda biroroha cyane, biroroha cyane rwose. Noneho iyo umuntu atatojwe, adafite ahantu yararewe yo kumenya ibyo yashyira hanze n'ibyo atashyira hanze, kwimena inda cyangwa kwangiza imibanire iyo ari yo yose biramworohera kuko biramwegereye cyane. Noneho ubu ngubu ubona ikikwereka inyota, inzara n'inyota ihari, abakobwa batangiye kurema amatsinda. Nsa nk'urimo kwihuta ariko turaza kubigarukaho. Nk'ubu iyo igihe cyo gushakana kigeze, ubona hategurwa ibyitwa bridal shower. Bridal shower ni ikintu kikwereka ko abantu bafite icyuho, noneho kigasohokera mu buryo ari kubona budahamye, kuko bridal shower iza ku munota wa nyuma, bikaba umuhango, bikaba uburyo nabyita ubu ngubu byabaye n'uburyo bwo kwegeranya ubufasha bwo gutegura ibirori. Ariko ukabona ko bigaragara ko umuntu afite icyuho, afite ubwoba, atazi. Noneho rimwe na rimwe abamuteguriye ibyo birori, kubera yuko mu rubohero umuntu yigishwaga n'abantu bafite ubunararibonye,
bagiye barega inyigisho zatangwaga uko abantu bagenda barutana, ikindi zigatangira kare ku buryo umuntu yiga ibintu gake gake bitamubayeho byinshi cyane ngo bimutere ubwoba, akagenda niba ari umwangavu imyaka 14, 16, 18, akagenda yiga amasomo yimuka noneho yazajya kuba mukuru atekereza iby'urushako yabaga yaratinyutse, afite amakuru ahagije, yarabonye no gusobanuza hadasobanukiwe, ku buryo igihe cyageraga rwose ahamye. Icyo cyuho rero cyo kutagira urubohero kitugejeje ahaga, ku buryo icya mbere habayeho kumva nabi ihame ry'ubwuzuzanye. nk'aho ngaho ugereye, ni ukuvuga ngo nyuma yo kubura ibyo twari dufite, buriya ntabwo umuntu apfa kureka ikintu adafite ikigisimbura, ariko akenshi hari igihe umuntu abuze icyo asimbuza icyo yari afite, cyangwa umwoheje akamuta. Abanyarwanda bavuga mu mugani mwiza bavuga ibyo kubona isha itamba, noneho ugata urwo wari wambaye ukayirukaho kugeza ubwo n'uzashaka gusubiza agatima impembero uzasanga wagenza urugendo rurerure, isha ntiwayifashe kuko yagusize nyine, yagiye isha ntiwapfa kuyikurikira, noneho wajya gusubiza agatima impembero ukumva aho rwatakaye ntuhibuka kubera ko wagenza urugendo rurerure. Aha niho byahereye, aho abantu nyine urubohero rwaribagiranye hafi burundu. Abakobwa bacu bategurwamo abagore babimbura-gihana kuko nta bakuru babo babahana, noneho bashatse kugira ngo basubize agatima impembero bakora kiriya wise bridal shower, ni nko guhamagarira ababifite mu nshingano, ni nko kwereka abantu ko bakeneye impanuro, bakeneye urubohero, bakeneye inyigisho zibategurira kuba abagore nyabo. Bakavuga bati ubu ko igihe kigeze ndabigira. Buriya nta wanga ibyiza arabibura. Ni ukuvuga ngo umugore nubwo yaba ari uko kumva nabi ihame ry'uburinganire, kuko ubundi u Rwanda rwo mu gihe cy'urubohero n'igihe cyacu cyo hambere mu mateka, u Rwanda ntabwo rwari kwigishwa ibyo, ahubwo nibo barimu beza b'uburinganire, b'ubwuzuzanye, kubera ko niko igihugu cyahoze. Nta n'umugayo, kuko ubu ngubu mu ruhando mpuzamahanga u Rwanda ruza mu myanya ya mbere mu gushyira mu mwanya ukwiye umwari n'umutegarugori. Biri mu maraso yacu. Erega abantu ntabwo bazi impamvu byihuse, ni byabaye gusembura ibintu twigeze kera, biri mu maraso, biri mu mitsi, hanyuma turabitakaza. Uko rero ibintu bigenda biza, umuntu akagenda bigasa nk'ibikangura uko byahoze na mbere. Aho wasangaga umwana w'umuhungu yajyaga kuragira inka, kantange izo ngero twibutsa abantu, mushiki we akaba inka yazikukiye, yasigaye ategura amata, n'undi akagira ibyo akora, buri umwe akubaha mugenzi we ku byo yakoze kugira ngo wa mwuga ubageze ku cyo bakeneye. Ni ukuvuga ngo iyo bigeze ku mata, urumva kugira ngo amata aboneke, wenda waruzanyemo icy'inka, dukurikije inzira yose kugira ngo bigere ku mata, bive ku mata bijye ku mavuta, bigere mu cyansi, bigere mu aho, mbese iyo nzira yose Abanyarwanda barabirenguraga. Ni ukuvuga ngo nk'ijambo Nyamata ni wenda ubu habaye ahantu, ariko jewe ni umunyogokuru kuko ni umukobwa w'Ubusinga yitwa Nyamata. Wise umuhungu Nyamata birashoboka, ariko binyuze kure, kuko amata kugira ngo aboneke umuhungu n'uwo mu rwuri, umuhungu n'uwo ku nama wenda ayakama, ariko indi nzira guhera bamaze kuyahereza, bahereje icyansi, biba bigiye mu maboko y'umukobwa. Amazina y'umukobwa akitwa Mukamisha, akitwa Mukamisha cyangwa akitwa Mushimankuyu. Jewe twariganye abitwa ba Mushimankuyu. Ni ukuvuga ngo umuhungu ntabwo ubundi akamenya, ariko ntayikamisha. Hari undi wahita avuga ati ubwo umuhungu ari we winikiza inyana, wenda undi akayimira, undi agafata ikizinzo
ati ubwo umuhungu niwe ukora ibikomeye, ntabwo ari byo, kubera ko agiye munsi y'inka ngo ayikame, noneho isazi ikaza ikibugu kikayirya ikikoma, ishobora kumutera, ishobora kumukubita ubusenzi mu gutwi cyangwa mu maso, cyangwa ubusenzi ikabukoza mu cyansi. Ni ukuvuga ngo umurimo wo gukama inka no gukamisha inka ni magirirane cyane. Ni ukuvuga ngo rero u Rwanda ni uko rwari rwubatse. Ibyo bitanze nk'ingero kugira abantu babyumve, haba ku buhinzi nuko byagendaga, haba ku bwubatsi, abagabo barashingaga bagashinga inkingi bagashyiraho imbariro, ariko abagore bakaza bakayitunganya. Aha biriya mwita interior design, yego, bakayitunganya, bakaboha inyegamo, bakayigira inzu koko. Noneho ku buryo umugabo atashobora kwihandagaza ngo avuge ati iyi nzu ni iyanjye. Oya, nabayeho hakibaho icyitwa ubudehe, atari nk'ubu budehe buriho none. Ubudehe nko guhingira na Rwanda, bagahingira umuntu. Abagabo babaga bari imbere mu kivi buha uruharo, abagore bari inyuma batera intabire, ku buryo ntabwo jye nakuze ntazi ko umugabo atera intabire ubundi. None se bitabaye magirirane, tekereza uhinze ahantu utazatera. Noneho Ngabire, impamvu turimo kwibutsa abantu ibi ngo babyumve u Rwanda rwo hambere ukuntu rwari rumeze, naho byaje gupfira, kuko ahantu tugomba kubasubiramo cyane kugira ngo abantu babyumve. Aho umunyamahanga aje, kuko atarazi magirirane y'Abanyarwanda mu nzego zose, yarabanje afata abagore bose bari mu nzego z'ubuyobozi abakuramo, kuko aho yari avuye nta mugore wabaga mu nzego z'ubuyobozi. N'ubu babashyiramo bikandagiraga. Nibyo ndimo kubwira impamvu twihuta tugasiga n'abitwa ko babituzaniye, kuko abitwa ko batuzaniye ntibararenza za 30, ntibarenza za 20, bamaze imyaka 200, kuko batari babisanga. Ni ibintu bishya kuri bo. Ariko aho aziye atabizi, yafashe umuhungu aba ari we ajyana mu ishuri, asiga mushiki we ibintu bitari gukorwa mu Rwanda rwacu. Noneho uyu muhungu agiye yize wenyine, yataha agatahana ibindi azi mushiki we atazi. Wumva aho ubusumbane butangiye kuza. Agiye mu bindi, akoze mu gakawa, bamuhaye amafaranga, atashye mugenzi we ntagiye mu ishuri, ntamenye ubwo bumenyi, ntabonye ya mafaranga, isumbwe ritangira kuza. Ni ukuvuga ko mbere bose babaga basangiye amakuru, baragabanya inshingano, buri umwe akubahira mugenzi we umusanzu we, bikabahesha gusangira ibikomotse muri ayo makuru. Ubundi atangiye kuzana ibintu bishya, atangira kubona mugenzi we nk'udafite agaciro, kuko afite andi makuru yungutse watazi, afite inzego arimo, undi bamwirukanye. Urimo hari akantu ubyukije utanyibagiza tugasoza ntakavuze. Ni ukuvuga muri iyi minsi ushobora kubwira umuhungu se cyangwa umusore, ukamubwira utari kuko mbona udashaka umugore ngo mubane, turashwe, njye ntabwo mfite ubushobozi bwo gutunga umugore. Iryo jambo riragayitse, kubera ko uba uvuze ko umugore ari itungo. Sinzi, niyo mpamvu nyine iyo ugifite intekerezo y'uko umugore ari itungo, uyu munsi umugore ariga n'umuhungu akiga, umugore akabona akazi n'umugabo akabona akazi. Umugore aje kuba itungo gute? Nabwo Ngabire, kiri kuri icyo, impamvu nari mvuze kiriya kintu ni ukugira ngo dukureho icyasha nk'uko duhora tubivuga. Abazi ubwo bwandu cyangwa uwo mwanda waje mu muco, kubera yuko bimaze igihe, bagira ngo niko byahoze, niwo muco nyarwanda, bakavuga bati mbega ukuntu ba nyogokuru bari baragowe, ariko bitiranya ibintu Abanyarwanda banduye nyuma y'umwaduko w'abanyamahanga, kuko batamenye amateka ya mbere yaho. Reba ibi byo gukubita cyaraziraga mu muco nyarwanda, ntibyanabagaho. Cyaraziraga, byabaga ari igitutsi, ku buryo umuntu wakoraga iryo kosa yaragawaga, kandi abagabo ntibashoboraga. Ni ukuvuga ko abagabo bagiraga aho bicara, ababyeyi bakagira aho bicara, izo nama zombi zikagishanya inama mbere y'uko icyemezo gifatwa.
ubu tujya tubitangamo nk'ingero mu bukwe ukumva baravuze bati ntitwatanga umugeni tutumvise nyirasenge. Ubu tubikora nk'ikinamico, ariko kera byabaga bikomeye, ntabwo abagabo bashoboraga gufata umwanzuro batagishije inama y'ababyeyi yo yabagize uwo mwana. Rero twihuse, impamvu icyo kintu nari nkigaruyemo ni ukugira ngo dukosore aho hantu ibi bintu byadutse bikamara igihe bikatubamo bigahindura imibereho, noneho bigatangira kwitiranwa n'umurage, ku buryo abantu bavuga bakeka ko uwo ari wo murage w'amateka yacu kandi atari. Ese ubundi ibyo ntibiri kutuganisha ku gusoza? Ni ukuvuga ngo uru rukumbuzi abari n'abategarugori bafite rwabateye kurema icyo twise, ndabyita urukumbuzi, mu ijambo tugira mu bijyanye n'ubuvanganzo cyita nostalgia, urukumbuzi rw'umurage. Yego, rubazamukamo ntibamenye ikibitera. Ntabwo ntekereza ko intege dufite ntabwo ari nke, ariko si na nyinshi cyane nonaha ngo tuvuge ko ejo cyangwa ejo bundi buzacya urubohero rwagarutse. Ariko dufite ibyiringiro, dufite ibyiringiro ko iri jwi hari aho rigera, abantu bakabibonamo umumaro, bagatabara abo bari n'abategarugori batangije ijwi rihamagara ko hari icyuho, hari icyena mu bijyanye n'itondeka-muryango. Urubohero ntituvuga ko ruzaba urubohero nko gusubira mu gihuru, kuko ibihuru ntibigihari, ariko byaza mu ishusho y'umuco mu bundi buryo. Mu gihe hategurwa itorero rihuriramo abana, bakanatekereza urubohero rutegura abagore b'ejo hazaza. Cyane ko erega Ngabire, mu bwuzuzanye n'uburinganire hari ikintu tugomba kuzirikana. Tugomba kuzirikana ko umugabo n'umugore batandukanye, hari ibyo bahuriyeho, ariko hakaba n'umwihariko buri umwe agira. Ni ukuvuga ko icyo kintu tutaracyumva cyangwa tutaragisesengura, tuzakomeza kugira ingorane z'uko umwihariko umwe yakagize awubura, noneho igihe uzaba ukenewe bikaba ingorabahizi. Nk'ubu ngubu nyina w'umuntu agira ibyihariye. Nk'ubu kanguhe nk'urugero, nk'ubu hariho kugaburira abana mu ishuri ikintu cyiza cyane. Ubushakashatsi bugaragaza ko abana batangiye barenze ubugimbi, batangiye kujya imugongo, bakenera indyo yihariye abana b'abakobwa, kubera yuko imibiri yabo igira ibyo yatakaza abasaza babo badatakaza. Ku buryo iyo afashwe mu rugo cyangwa mu ishuri agahabwa indyo nk'iya musaza we, wazagira ikibazo, arwara anemi, abura amaraso, abura ibindi bintu akeneye, kubera yuko umwihariko we utazirikanwa. Cyangwa wanazirikanwa bikagaragara, ababibona barebye hafi bakabibona nk'intege nke, kubera imitekerereze itari yo. Umuntu akaba yabona ko uwo mwihariko udakwiye kubera kwirengagiza uburyo karemano tunyuranye n'inshingano tuzagira. Rero ibyo by'urubohero tuvuga tuzakomeza kubivuga, ariko n'abafite ububasha kuturenza Ngabire cyangwa bafite ijwi ryisumbuye, tubahamagarira kubona ko urubohero rukenewe gukorwaho ubushakashatsi, rukaba indi paji nshyashya yugurwa, ndayita nshyashya kuri ubu, ariko ikaba ari igishyitsi cyashibuka cy'umuco wacu. Nk'ubu dushaka aho dusoreza, kugira ngo kuko abantu bamenye n'iki kiganiro. Nari natekereje ko turi busoze tubararikira kuzakurikirana ibiganiro by'ubutaha, kuko ubwo igitabo kivuga kuri ibi mu buryo burambuye kizasohoka tuzabitangaza, n'ubundi tuzabibabwira by'amahushuka, kuko gishobora kuzabivuga atari cyo kiganiro turiho nyirizina, ariko bamenye ikiganiro, igitabo ubwacyo twaracyanditse, kiracyari gukorerwa bike cyane mu bintu byo kugira ngo kijye hanze kitagaragara nk'akantu kadakozwe neza. Niyo mpamvu uvuga nti iki gitabo abantu bazagisoma.
oya tuzabigarukaho byihariye, kandi nibidukundira nyine tuzategura n'umunsi umurika ibyo bitabo byose tumaze kwandika, ndetse aba bakunzi bacu bose batandukanye tunahure tunasabane, dukomeze kujya mu mujishi, dukomeze guharanira ko umurage wacu utazimira, ahubwo wagaruka ukatwunganira, ukadufasha gukemura ibibazo bya none, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Nagarutse nkagushimira. Ntibyari ibyo se? Ni ukuri rwose. Ni ukuri dushimiye badukurikiye, kandi nawe ndagushimiye. Umugoroba mwiza. Nuko.